Turagushuhuje wowe uduteze amatwi, wowe udukurikira kuri Amani TV. Twongeye kandi no kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu minsi ishize twakomeje kuganira cyane ku bintu bijyanye na gospel cyangwa se iyobokamana. Twagiye tubagezaho indirimbo ivuga ubutumwa buhamya, ijambo ry'Imana n'ibindi bintu bitandukanye. Hanyuma uyu munsi twifuje kubagezaho ikiganiro kidasanzwe. Uyu munsi twifuje kubagezaho inama zafasha abantu bato cyangwa se urubyiruko kugera ku nzozi zabo cyangwa kugera kure, kugera ku iyerekwa ryabo, kugera ku bikomeye. Kubera ko mu buzima hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo umuntu ageraho ashobora kugera. Cyane cyane abantu bakiri batoya bagifite umwanya wo gukora haba business cyangwa ibindi bintu bitandukanye mu buzima, ariko bikazabageza ku kuba abantu bakomeye ku isi, bazasiga trace cyangwa se bazasiga ikirari mu isi. Hanyuma twagerageje gusoma ibitekerezo by'abantu batandukanye, twifashishije ibitekerezo by'umugabo bita Komando cyangwa Swaziniga wamenyekanye cyane mu bintu byo gukina amafilme. Hari ibintu bigera kuri 5 yatanze inama zigera kuri 5 zafasha umuntu wese kugera ku bikomeye cyangwa se kugera ku rwego rushimishije. Inama ya mbere yavuze ko ukwiye kugira icyerekezo cy'ubuzima. Urubyiruko rero akenshi rukunje kujarajara. Yavuze ko ubuzima bumeze nka vola y'imodoka. Iyo umuntu arekuye vola ata umuhanda, agata icyerekezo. Ahangaha rero turagira inama abantu bakiri batoya kutarekura vola ngo bate icyerekezo. Iyo umuntu bundi adafite icyerekezo, abandi bantu baraza bakamujyana mu byerekezo byabo. Abantu baraza bakagujana muri viziyo zabo, abantu bakagukoresha kuri entere zabo, ariko ugasanga wowe nta musaruro ugezeho kubera ko warekuye vola. Ni ukuvuga ko inama ikomeye ahangaha tugira urubyiruko ni ukutajarajara mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Ufate vola y'ubuzima, kuko ubuzima buri mu maboko y'Imana, ariko kandi amahitamo ari mu biganza by'umuntu. Ubuzima buri mu maboko y'Imana, niyigena, niyitanga umugisha, niyitanga amahirwe, ariko kandi ikarekera umuntu umwanya wo guhitamo icyo yakora. Rero turagira inama urubyiruko n'abantu bakiri bato bagikeneye gutera imbere, kutajarajara, kutarekura vola, bagakomeza intumbero cyangwa icyerekezo. Iyo niyo nama ya mbere rero, kugira icyerekezo cy'ubuzima. Inama ya kabiri yaravuze ngo ntuzigere utekereza ku bintu bito mu buzima. Kubera gutinya esheke, kubera gutinya guferinga, wenda niko muri iki gihe bakunze kubyita. Abantu benshi batinya gukora ibintu ngo badaferinga. Abantu benshi batinya gutekereza ibintu bikomeye, ibintu binini, ibintu bihambaye, kubera gutinya amasheke. Akavuga ati ese ibindirirwa mbitekerereza iki ko n'ubundi ntazabigeraho kubera izi mbogamizi, impamvu izi nizi. Rero mureke gutinya esheke, mureke gutinya ibibazo mushobora guhura nabyo, ariko utekereze ku bintu binini. Nutekereza ibintu bitoya uzaba mutoya mu buzima. Nutekereza kuzahekera ku rwego ruciriritse nibwo uzahekeraho. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani ngo uko umuntu atekereza niko ari. Ni ukuvuga ngo utekereza ibyagutse araguka, utekereza ibitoya nawe akaba mutoya. Umuntu yatekereje kuba umugabo uri aho mu muryango, utazabana nyumba 10 wenda cyangwa se umuyobozi w'umudugudu, ubwo rwego yaruhekeraho akarinda asaza. Ariko kandi utekereje binini nabyo ubigeraho, kuko urabiharanira, Imana nayo ikagufasha. Imana izifasha abantu
mu mahitamo yabo. Inama ya gatatu yatanze yaravuze ngo uzirinde gutega amatwi abahakanyi cyangwa abantu baguca intege. Mu buzima rero igihe cyose utekereje gukora poroje runaka, hafi aho ngaho haba hariho abantu baguca intege, bakubwira ko bidakunda, bakubwira ko bidashoboka, ndetse bakaguha n'imigani, bakaguha n'ingero z'abantu bagiye bagaragaza ibintu ntibakunda. Ariko nigeze nsoma igitabo cy'umugabo yanditse cyitwa ngo, mu Gifaransa yaravuze ngo comment devenir riche, ni gute waba umukire. Yaravuze ngo yagerageje gukora ikintu kimwe inshuro 101. Yakoze inshuro 100 araferinga, ku nshuro 101 birakunda. Kandi icyo kintu avuga ko yakigaragaje imyaka 25, ariko birakunda. Nyuma y'iyo myaka 25 yaje gukora icyo kintu yifuzaga gukora, aza kucitirirwa, arahitinga ku rwego rw'isi, aramenyekana, aba n'umuherwe, icyo kintu kiramuzamura. Rero irinde rero gutega amatwi abaguca intege, aba contre succès, abantu benshi mu isi, cyane cyane wenda mvuge ku Banyafurika, iyo ukoze umushinga runaka bagerageza kukwereka abantu benshi baferinze. Iyo uvuze ati njyewe ngiye korora inkoko, bakubwira ko hari umuntu woroye inkoko, bukeye indwara y'igiposi iraza izisukamwo zirashira, akakubwira ko hari undi wazoroye, akayongwe karaza n'agaca birazirya zirashira. Wavuga korora intama, umuntu akakubwira ngo hari umugabo wo ku Ndondo woroye ibipfura, bukeye imbwebwe zibyiraramo zirabirya birashira. Ofete abantu nk'abo bagenda baca abantu intege mu buzima nibo benshi. Ariko mu isi y'iterambere uzirinde guhaba abo bantu umwanya, kubatega amatwi, ahubwo wowe ukomeze utumbire, ukomeze ufate vola yawe, urebe icyerekezo cyawe aho werekeje, hanyuma uzagera ku bintu bikomeye. Inama ya 4 yatanze yaravuze ngo haguruka wiruke ku nzozi cyangwa wiruke inyuma y'inzozi zawe. Ni ukuvuga ko nubwo ufite inzozi zo kuzagera ku kintu runaka, ntabwo wakigeraho wicaye, ntabwo wakigeraho uryamye, ntabwo wakigeraho, ntabwo cakwizana. Ikintu cizana ni ibyago, ni urupfu, niko Abanyarwanda bavuga ngo ikizana ni ishyano cyangwa se ibyago, ariko ibindi bintu byose birahagurukirwa. Niba ufite inzozi zo kuzaba ministre, niba ufite inzozi zo kuzaba depite cyangwa perezida cyangwa umucuruzi ukomeye, nudahaguruka ngo wiruke ku nzozi zawe, zizahekera mu nzozi, kuko Imana ntabwo izaguterura ngo igutereke muri uwo mwanya. Birasaba ko hari ibyo ukora kugira ngo ubigereho. Wenda urugero natanga, nigeze nganira n'umuntu uri muri Australia, ari mu bantu ba mbere ngira ngo bo muri ibi bice by'iwacu bagiyeyo. Ambwira ngo ko yagize icyo gitekerezo muri 85, atuye ku Ndondo mu Gatanga, ngo aje kwivuza i Bujumbura, yari yariwe n'imbwa, aje kwivuza i Bujumbura. Ageze yabona umujyi, ariko anareba n'ubuzima bw'indwara ye n'ukuntu mu giturage byamugoye no kuja kwivuza, ngo icyo gihe atangira kugira inzozi zo kuzaja mu mahanga. Nyuma rero ubwo yaje kubiharanira, ashaka n'ibisabwa, birangira agiye mu gihugu cya Australia. Ni ukuvuga ngo niyo waba ufite izo nzozi, ntabwo wava hano ngo ugere muri Australia udafite pasiporo, utabajije aho bazabanyura. Biragusaba rero guhaguruka ukiruka ku nzozi zawe. Kuvuga ngo ufite inzozi, ariko kuzigeraho hari ibisabwa. Ibyo bisabwa rero ugomba kubikora kugira ngo uzagere ku nzozi zawe. Inama ya 5 rero uyu mugabo yatanze, yaravuze ngo ntugahore wifuza kwakira gusa cyangwa guhabwa gusa, ujye wifuza kuzaba umuntu nawe ufasha abandi, kuko ubuzima bwo guhabwa ni ubuzima butagira umugisha. Kuko na Bibiliya iravuga ngo ibiganza cyangwa amaboko atanga niyo ahabwa umugisha.
mu buzima iyo utekereje guhora muri ubwo buzima wabubamwe igihe kirekire ndetse ukabusaziramo, ariko iyo ufite icyifuzo cyo gufasha abandi bantu urabiharanira kandi ukabigeraho. Izo nama rero nizo yatanze, arizo nama twagira abantu bato muri iki gihe bagifite igihe cyo kubaho kirekire, bagifite byinshi bashobora gukora, bagifite imyaka myiza yo gushakisha iby'ubu buzima. Nuko icya mbere wagira icyerekezo cy'ubuzima, turekure vola, tujarajare, ntuhungabanywe n'ikindi icyo ari cyo cyose, tugahagarare nko usa n'uri mu matandukano. Hari abasore benshi usanga ari aho mu muhana cyangwa mu mujyi adafite ikintu akora, uje wese akamujyana ngo tujye muri iki, undi akamukurura ngo tujye muri iki, kubera ko nta cyawe ufite uwawe ukora. Uje wese azagutwara mu bye. Hanyuma icya kabiri twari tuvuze ni uko ugomba gutekereza ku bintu binini. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye uzatekereza ku bikomeye, gusa bizagusaba kunyura mu bikomeye. Nta muntu n'umwe uzagera ku bikomeye atanyuze mu bikomeye. Umuntu wese wifuza kuba ukomeye azanyura mu bikomeye, birimo ibibazo, birimo ingorane, birimo intambara, birimo akaga, ariko bizarangira ageze kure. Icya gatatu twavuze ni ukwirinda gutega amatwi abaguca intege. Poroje yose uzatangira nta munsi n'umwe uzayikora utabonye abantu bakubwira ko idakunda. Ingero twazitanze. Hanyuma icya kane twari tuvuze ni uko ugomba kuhaguruka ukiruka ku nzozi zawe. Inzozi zawe ntuzazigeraho wicaye, inzozi zawe ntuzazigeraho uryamye. Salomo mu gitabo cy'imigani yaravuze ngo mwana wanje uze wirinda kuryamira. Aravuga ngo kuryamira bikurura ubukene, kandi ubukene ngo buzagutera nk'abanzi, nk'abambuzi. Ubukene buzagutera nka mayimayi cyangwa abandi bantu b'abagizi ba nabi, kubera ko waryamiriye. Ariko nubyuka kare uzatekereza kandi ukore ibikorwa. Icya nyuma rero yavuze nuko utahora wifuza gufashwa, ahubwo nawe ukwiriye gutekereza kuba umuntu ufasha abandi, hanyuma ukabiharanira, Imana nayo ikagufasha ukazabigeraho. Ndumva nakongeraho utuntu tugera kuri 3 nanone ku nama tugenda duha urubyiruko. Ikindi nakongeraho nuko mutagomba gupfusha ubusa opportunité cyangwa amahirwe. Amahirwe ndakunze kugaruka kenshi. Hari igihe amahirwe akuzaho rimwe, hari igihe opportunité ikuzaho rimwe, ariko ntugomba kuyipfusha ubusa. Mu buzima rero uzirinde gupfusha ubusa amahirwe wabonye. Hari abantu bagira amahirwe yo kwiga ukayapfusha ubusa, ukagira amahirwe yo kubona amafaranga ukayapfusha ubusa, ntuyabyaze umusaruro. Rero tugomba kwirinda gupfusha ubusa amahirwe. Indi nama nanone twatanga cyane cyane ku rubyiruko ni ukwirinda icyo bita ubujiji. Mu Gifaransa hari icyo bita ignorance. Ni ukwanga kumenya ibintu wari ufitiye uburenganzira bwo kumenya, ariko ugasanga urabyirengagije. Ugasanga ku rugero muri iki gihe turi mu bihugu bya East Africa, aho abantu bakoresha cyane ururimi rw'Icyongereza n'Igiswahili. Ugasanga umuntu ari muri bino bihugu yiga Icyongereza, yiga Igiswahili, kandi mu buzima azahura n'ingaruka zabyo. Ugasanga umuntu ari muri iki kinyejana cya .com, ntashaka kwiga ikoranabuhanga, ntiyiga indimi, ntiyiga gutwara ibinyabiziga, ntiyiga za mudasobwa, ibintu by'ikoranabuhanga. Abantu batoya rero muri iki kinyejana bakwiriye kujyana n'ibiriho, bagakangukira kwiga ibintu byose byashobora kubafasha. Kuko niko gutega amahirwe mu buzima, ko amahirwe arahari. Igihe cyose umuntu ahari ari ku isoko y'amahirwe, ariko kandi hari ibyo ugomba gukora kugira ngo amahirwe naza taguceho cyangwa ngo agutambuke. Ignorance rero ni ikintu kibi. Twirinde kwirengagiza ubumenyi. Dukwiye kwiga byose. Hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo ubagarire zose ntiwamenya ikizera. Hari igihe wakwiga gutwara imodoka, ukiga kubaka inzu, bwaca utabona imodoka, ibyo bwubatsi ukabibona,
cyangwa indi myuga itandukanye. Izo nizo nama rero twifuzaga kugira urubyiruko rudukurikira. Turabizi ko mudukurikira muri benshi. Tuzakomeza tugende tubagezaho n'izindi nama zagiye zitangwa n'abanyabwenge batandukanye zafasha abantu muri ubu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Tubasaba nanone gukomeza gukora subscribe ku batarayikora, hanyuma gukora comment kugira ngo tumenye aho byagenze neza cyangwa aho bitatunganye, no gukora share mubisangiza abandi. Murakoze, mugira ibihe byiza.